akarere agati gashobora kurwanya impumuro mbi nkuko nahoze mbabwira na yasipure nayo ubwo hari uburyo biteguranwa akangaka karwanya impumuro mbi ku bagore bafite ibintu by'impumuro mbi bafite ibintu byo kubura ubushake cyangwa se kubura amazi abantu bafite ama infection cyane cyane yabazengereje kuko buriya impumuro mbi ituruka ku ma infection iyo rero ufite ama infection ni handi urasanga mu gitsina cyashokamo ibintu binuka cyangwa se bifite ibara rimeze ukuntu ritari umweru ritari ryiza buriya mu gitsina hakagomba kuba hasoka nibura ururinda rusa n'umweru dede ariko ibona hatangiye kuza ibintu bisa umuhondo cyangwa se bimeze nk'ibivuta bifatiriye ukuntu ibintu bimeze ukuntu mbese ubona ko nawe biteye ubwoba biriya bintu biba ari uburwayi bukomeye cyane hari abantu rero bagira ibyo bintu mu myanya yabo y'ibanga ugasanga wenda ariruka kujya gushyiramo ibinini ntabwo ari byo ahubwo koresha ibimera bizagufasha koresha ibimera Imana yaduhaye bifite ubushobozi kandi ngira ngo wenda mugenda mubibona cyane ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake anajya kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buzi wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende yijye kwirwa ngo arirwa mu butayu se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabekera abadayimoni buri mudayimoni agira ikimwica nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni genda uwunywe waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Reka tubakire rero abakunzi bacu abakunzi ba Shangazi tukomeje kugaruka mu biganiro by'umuryango yangu murabizi ko byo mutumenyereho cyane dukunda kubaka ingo tushingiye mu buriri tujya mu gitanda tukareba itameze neza tukagenda tubikosora hamwe n'Imana igenda idufasha tukagenda tubikosora. Imana duhaye impano rero idasanzwe kandi no kuri icyo dushima Imana nuko igenda ibikora neza abantu bashima bavuga ati Shangazi warakoze nanjye numva ari umugisha ukomeye cyane ukomeye ariko numva mbishima Imana cyane kuko ntago ari ubwenge bwanjye nta buhanga bundi ahubwo ni Imana yabikoze kugira ngo wowe byari byarashobeye cyangwa se rusenyutse bigende neza. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kintu gikomeye nkunda kugenda nsigaye ngenda mbere ku tuntu kugira ngo mutazagira n'icyo mwitwaza tavuga uti sibunko ko nta mafaranga mfite ko nta bushobozi mfite ungenza bigenzane nawe udafite amafaranga ngomba kukwereka ibigufasha kuko abantu bose ntago ari ko bafite ubushobozi ntago ari ko bafite amafaranga ntago ari ko bafite uburyo bwo kwivuza ariko nibura iyo ngufashije nkuko nkakwereka akantu kashobora kugufasha ukagenda ukakoresha bikagenda neza ejo nawe uravuga uti rwose hari umuntu wamfashije wenda ukashimira niba utanashimira buriya ntacyo Imana iranshimira kandi ikabona ko nakoze igikorwa gikomeye. Nkunda kubabwira ko rero ibi bimera tubona ibi byatsi biba biri aho ngaho tugenda dutera umugeri tugenda twihanaguza ibyondo n'iki ni ibintu bifite imbaraga wowe ushobora kuba utabizi ukakibona gutyo gusa ariko utazi ko gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zikomeye ibintu bikomakomeye ibintu byananiranye cyangwa murabizi mu muco nyarwanda abanyarwanda barabahanga cyane mu bintu byo kuvurisha ibimera barabahanga cyane ku rwego rukomeye. Niyo mpamvu rero usanga ibimera abantu bagenda batesha agaciro ibyatsi ibiki byose ubona ko bifite imbaraga zikomeye cyane kurusha ndetse na biriya binini. Niyo mpamvu rero natekereje ko nzagenda mbereka akantu kamwe hanyuma wowe wabona ko ari ngombwa ko mpamagara nkakuganiriza neza urumva hano kuri kamera ntabwo wasobanura buri kimwe cyose kubera umwanya muto uhari ariko iyo mpamagaye yenda kuganira rero ako kantu wabonye genda ugakoresha gutya na gutya na gutya urumva ntabwo ndi busobanura uko wenda gakoreshwa kubera umwanya muto yadufite ariko niyo gahunda nafashe kugira ngo wowe udafite ubushobozi cyangwa se udafite umwanya wo kuba waza ugende nawe wifashe muri uko gushaka uwo muti cyangwa se ako kantu kagufasha. Aka kantu ngira ngo murakazi neza rwose Mana yanjye
bamenya nkunda kubwira nimukoresha akatsi akanaka akangaka bakita teyi. Iyi teyi ntimuyizi koko? Hari umuntu umbwira ngo ufata teyi uyikoreshe gutya na gutya, ngo teyi se ngo niyihe, ngo teyi imeze gute, wenda cyane cyane nk'abantu bo hanze. Abantu bo hanze ugasanga ngo yinyereke ndebe, ngo reka turebe ngo imeze gute, dore ngiye, dore iyi ni teyi. Iyi ni teyi rwose, wowe wakunda kubaza cyangwa se wowe utayizi, abantu bo hanze nibo nkunda kubwira cyane kuko nkunda kwereka utuntu nk'utwo kuko wenda bo ntibashobora kutubona. Iyi ni teyi irafasha cyane, uri mu muti ukomeye, ngira ngo wenda abantu bayizi nk'ikirungo wenda cyo mu cyayi cyangwa se mu nyama cyangwa se mu ki, ariko nubwo ikoreshwa mu cyayi cyangwa mu nyama ni umuti ukomeye cyane. Yego, ushobora kuvuga ute se teyi yavura gute, yakora gute, bayikoresha gute n'iki byose? Teyi uyiboneka ahantu hose, wenda wowe hari n'ujya wibaza se iboneka ahantu hose. Iboneka ahantu hose mu isoko cyane cyane ziraboneka ndetse cyane aho utuye, ahantu uri urayibona. Uyu ni umuti ukomeye cyane. Abagore nkunda kubagarukaho cyane kuko mugira ibibazo byinshi, mugira ingorane nyinshi, mugira ibibazo cyane cyane bijyanye no mu myanya y'ibanga ku rwego rukomeye. Aka gati ni agati gakomeye. Nyine hari ukuntu buri muntu wese birashoboka cyane kuko biriya binini urundamo, biriya binini ugenda ushyiramo warwaye ama infection, ufite impumuro mbi, ukagenda ukubitamo biriya binini, bizakwangiza ku rwego uvuga uti uzi abantu bazana binini byarabangije, akubita mu gitsina buri munsi ashyiramo ngo yakumve impumuro mbi agakubitamo ibinini, yabona ibintu bidasuka neza wenda bifite nk'ibara rya beje nk'iringiri wenda risohoka mu gitsina, akirukanyira mu binini agakubitamo ibinini, uko agenda abirundamo ugasanga biramwangije ku rwego rukomeye. Ntabwo ari byiza rero kwirukanya ibinini, nabyo ni byiza, ariko noneho ntabwo ari kenshi ari byiza ko buri gihe wajya uhora ubishyira mu gitsina cyawe cyangwa se ubikoresha igihe icyo ari cyo cyose. Koresha ibimera, ibingibi biba ari natireri, nta ngaruka, nta kintu na kimwe bishobora kugutwara, nta kintu na kimwe bishobora kukubangamiraho, ahubwo wenda uburyo ubwo kubitegura nibwo butazi cyangwa se utazi nuko bishobora kugufasha. Aka ni agati gashobora kurwanya impumuro mbi nkuko nahoze mbabwira na ya sipure nayo, ubwo hari uburyo biteguranwa. Aka ngaka karwanya impumuro mbi ku bagore bafite ibintu by'impumuro mbi, bafite ibintu byo kubura ubushake cyangwa se kubura amazi, abantu bafite ama infection cyane yabazengereje, kuko buriya impumuro mbi ituruka ku ma infection. Iyo rero ufite ama infection ni handi urasanga mu gitsina cyashokamo ibintu binuka cyangwa se bifite ibara rimeze ukuntu ritari umweru, ritari ryiza. Buriya mu gitsina hakagomba kuba hasohoka nibura ururinda rusa n'umweru dede, ariko iyo ubona hatangiye kuza ibintu bisa umuhondo cyangwa se bimeze nk'ibivuta bifatiriye ukuntu, nk'ibintu bimeze ukuntu, mbese ubona ko nawe biteye ubwoba, biriya bintu biba ari uburwayi bukomeye cyane. Hari abantu rero bagira ibyo bintu mu myanya yabo y'ibanga, ugasanga wenda ariruka kujya gushyiramo ibinini. Ntabwo ari byo, ahubwo koresha ibimera bizagufasha. Koresha ibimera Imana yaduhaye bifite ubushobozi kandi ngira ngo wenda mugenda mubibona cyane. Aka rero kazagufasha mu gihe wowe wumva ko wabuze ubushake, wa muntu wabuze ubushake bwa bundi, hahandi rwose wumva umeze nk'igiti, umeze ahantu hose umugabo ashobora gukora ukumva nta kintu wumva. Bizagufasha kumva ubushake buje, bitume umubiri wawe ukora neza mu gihe uzaba ugakoresheje neza. Ni ukuvuga ngo uburyo gakoreshwa rero urampamagara kuko nomero yanjye urimo urayireba, ntabwo nakwanga kukubwira uburyo gakoreshwa, kandi abampamagara bose murabizi ko ngenda babwira uburyo umuntu agategura, akagira n'ibindi bintu agategura. Numva byose ntabwo nabizana hano, ariko aka ngaka niko nje kubereka kugira ngo mbabwire ngo aka karagufasha wowe wumva ko byarangiye. Abantu babwira ngo nuko bateye, ngo nuko bameze, ngo ngewe ngo nuko namwe, ngo se ngo nta mugore ubaho, ngo umeze gutyo, ngo ubaho nyine ngo akabaho nta mazi agira. Oya, nta mugore ubaho utagira amazi. Ngo utayafite menya ikintu kibitera, biraterwa n'iki, na ama infection n'ibiki bitera. Aka rero kagufasha mu gutuma amazi aboneka, kagufasha mu gutuma nyine ama infection ashiramo, iriya mpumuro mbi igashiramo, ibintu byose bikagenda neza, ukumva nyine urirekuye umeze neza. Kuri kuntu wumva ugenda ukumva
ukumva ibintu birahaje mu gitsina cyawe, wareba ugasanga bisuku ni kuntu bifite irindi bara, akaragufasha cyane bigatuma nawe uba umugore nk'abandi, kandi bikakurinda biriya bintu byo kwishimagura. Usanga umuntu w'umugore afite ibintu byo kwishimagura, ugahora wishimagura, ugasanga hacitse ibisebe kubera gushimagura, ukumva ufite uburyaryate ukuntu, ukumva warashyiramo agatoki ushimashima. Oya, biriya ni bibi, ntukajya ushima, ahubwo niba wumva bigenze gutyo utangiye kwishimagura, mpamagara nkurangira ukuntu uri bukoreshe kano gati, kandi kazagufasha neza cyane. Ku bantu rero wenda badafite uwo mwanya wo gushaka ibyo biti n'iki byose, urampamagara hanyuma nkagufasha, nkaguha umuti, kuko imiti yo iba ihari ishobora kugufasha. Ryo wenda aka gati ushobora kugakoresha ugasanga cyangwa se ukakabura cyangwa ukabura n'umwanya, urampamagara nkakagutegurira neza, nkagira ibyo mvangamo kugira ngo nkaguhe kameze neza, umuti ukoreshe ukire umere neza. Bagore rero nta mpamvu ntimuzagire icyo mwitwaza rwose muvuga ngo ibintu byarabayobeye, usanga n'iki byose turahari kugira ngo tubafashe, turahari kugira ngo tubarangire imiti igenda ibafasha mu buryo bugiye butandukanye. Murakoze rero, nani mukubabwira ngo bagore nta mpamvu koresha ibishoboka byose, ariko ni gute umugabo ashobora kukubwira ngo uko numva uri mukuru ufite impumuro mbi, uko numva ufite umwuka mubi, ni gute ushobora guca ku bantu wicaye mu modoka, abantu bose urinjiye mu modoka, abantu ukabona umuntu yifashe kubaza uri gutyo ukagira ngo ni ikindi, naho nicyo cyuka yumvishe kinjiye mu modoka. Ni gute wagera ahantu mu bantu mu kirori n'iki byose wambaye neza, ageze gute wakwicara umuntu wese ngo ukabona barasekera mu bipfunsi, ugasanga umwashumye undi cyara. Uziko hari ijambo bajyaga bavuga kera ngo bisa umubyeyi ahite, ariko byo cyane by'abakera bo mu giturage, bisa umubyeyi ahite. Ubwo n'igihe umugore yacagaho yabaciyeho, ukumva icyuka gikubisa abantu bose bagahita babera gutyo, ukabona ahari abarwara inzoka baho gahita byimba, ugasanga ati noneho uyu munsi ntabwo ndi burya akabyimba. Uzi ko hari umuntu wicara mu bantu cyangwa mu modoka nk'uko akagenda surira abantu cyangwa nukira abantu, ugasanga abantu umuntu ageze mu rugo ntariye kubera kubyimba. Tekereza umuntu ugasanga muri iki gihe turimo ntabwo rwose umugore w'umunyarwanda akwiriye kunukira abantu. Oya, ibyo ntabwo ari byo rwose. Umugabo wose ko hari abagabo bahamagara kandi ati umugore wanjye nuko aranuka mu buriri, igitanda yagipfa kujya mu buriri. Ibaza ariko igitanda ubwo ngaho mbwira ayo mashuka murara mukunda bameze, umugore akanuka muri iki gihe turimo. Oya ngo byaranze, aruzi ko arabaza bambwira ati ngiye byaranze, nkoresha ibyo muhakaraba nkagira gute. Sinzi wigeze kumbwira ko ibyo bintu arwanditse muri comment, abantu nabo muri comment barasaza, aravuga ngo najya asukamo uwo ngo yajya asukamo uwo. Ibaza ariko uwo masubwo koko urumva nyine no kubavugiraho, ibaza ntabwo ari byiza rero. Urumva nabo basanzwe babyumva, barabyumva. Tekereza nk'abantu b'abagabo bicaranye n'abagabo bakagenda banukira. Abagabo rero urabizi ko bakunda banga ibintu byitwa umwanda ku rwego rukomeye. Hanyuma rero umugore ntabwo rwose muri iki gihe turimo, ntabwo ukwiriye kugenda unukira abantu, ntabwo ukwiriye kunukira umugabo wawe, ntabwo ukwiriye kwicara abantu ngo abantu bose bahita bafunga amazuru cyangwa se bahita bareba gutya ugira ngo barimo wenda n'ibindi bindi, wenda akirebesha gutyo ukagira ngo naho wabamaze. Reka muramenye mumbabarire. Ni ukuri ni ikintu gisebetse, kirasebetse. Shakisha ishoboka byose. Uwo ngo wateye comment yavuze azagisukamo uwo mose, urumva nyine ni ukuvuga ko nta kintu wita. Ugomba gushakisha ibishoboka byose, urasukamo uwo mose, ubwo wasukamo uwo wajya kwisuka mu gitsina. Kubera iki? Kubera ko nyine bababona nta kintu mwitaho. Uba ugomba kujya mu bantu warebye neza niba nta kintu kiri bubangamira abantu, kandi n'ubuzima bwawe no mu rugo ugomba kumenya ko nta kintu kigomba kubangamira uwo mwashakanye. Ntabwo rero bikwiriye kugira ngo uba ufite uwo muntu nuko ngaho ibaze wa muntu uba ufite, wa mugabo ibaze uwo mugore wawe niba atabyitayeho mufashe. Rero nta kundi, umugabo rwose nicyo wamushakiye nyine, nibona atabyitayeho ukabona arakunukira ahantu hose ukumva n'uwo muntu uko gusa, mufashe nyine umuganirize, umubwire ashake kano kantu kazamufasha n'ukuri ibyo bintu birangire. Ubundi umugore aba agomba kuba impumuro nziza ahantu hose. Umuntu ageze akavuga ati hano haciye nyine kumva impumuro, ariko koko uca hano abantu noneho ngaho reba urabyaye umwana nawe n'iki byose no kwa kundi abana bagira nyine kwitumaho kugira gute, noneho ugasanga byose bikudanye n'umuntu uko wawe. Ngaho nyumvira ubwo buriri buzaba bumeze gute? Hagiye umuntu uko winkariza umwana iri umuntu uko wawe,
umva umugabo yaragowe rero reka ndagira ngo ibintu bicike burundu bicike birangire. Ntabwo igihe tugezemo ari igihe cyo kuba umugore nuko umugore ugomba kuwuhumurira ufite impumuro ihumurira abantu bose. Murakoze reka mbareke, ariko abagore mumbabarire singiye kumva abagabo babandegera, mugenda mubanukira hakuze uko ugasanga umugore azi ko afite umuntu wenda reka mvuge wenda bo mu cyaro wenda ntabwo ari muri Kigali, ugasanga umugore yafashe ingutiya kera ariko afata uzitwara abagore batajya bakaraba akamara nk'icyumweru cyose adakaraba, yajya gukaraba agakaraba amaguru agakaraba mu maso agakaraba amaboko, ati ubwo nakarabye birarangiye. Kandi buri munsi ugomba gukaraba hariya hantu, nubwo wenda amaguru wayareka ahubwo hariya hantu ukakaraba buri munsi ugakaraba neza. Kandi nababuje kujya mushyiramo isabune, abagore bashyiramo nuyishyiramo izakwereka ntuzashyiremo isabune. Rero ujye ukaraba hari ahantu hagomba guhora hakarabwa buri munsi. Niba rero ukaraba bikanga ikinuko kigakomeza kikaza, ubwo nibirimo ndani nyine birimo gusugenda bigira, ubwo muzagenda mugerageza kugira ibyo mugenda mumenya kugira ngo mumere neza. Ariko kuko iki gihe nicyo ko gihe tugezemo nicyo kuba uri umugore abantu bose ugeraho bagahita bipfuka ku mazuru waya. Nizere ko bigiye gushira kandi bikarangira. Murakoze cyane rero kadusoreza aha ngaha, nani mukubereka aka kantu kazabafasha ndetse cyane. Hanyuma ku badashoboye, ku badafite umwanya, ku badafite uburyo, ku bumva wenda bashaka kumufasha, murampamagara kuri izo nomero. Murabizi ko nkora ibintu bijyanye n'urubuhero, ndabafasha guca imyeyo, ndabafasha ku ibintu byose murabizi, musanzwe mubikurikira, gufasha abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege n'ibindi bitandukanye, abatagira amazi, abagore batagira amazi, batagira ububobere, abitwa mu Kagatare bose ndabafasha. Abari mu bihugu bitandukanye barampamagara nkabohereza imiti. Imana ibamugisha rero kandi Imana ikomeze kubishimira. Murakoze cyane. Dukorera mu mujyi wa Kigali hano hafi n'ahahoze gereza, niho tuba turi, niho dufashiriza abantu. Dufite abantu benshi cyane babaza urujya n'uruza, abaza mu rubohero, abaza gufata imiti y'abagabo barangiza vuba, abaza bashaka imiti y'ubushake ku bagore cyangwa se abashaka imiti y'ububere n'amavangingo, turabafasha. Nababwira ko ibyo bintu ari byo nibandaho gusa, nta bindi bintu njyamo, nta zindi ndwara mvura rwose. Ni ibintu nibanda kuri ibyo byonyine, kandi ni ukuri burya ushobora gukora ibintu bikeya ariko ukabikora neza, biba ari byiza cyane. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha, ikabasezereho, tuzasubira utaha. Murakoze.